nje kwambura intara umuhigo ndiseriye cyane nk'ipyisi mahuma nzanye urumuri murabyoshyiramo amataratara amaso adahuma abateka mitwe muri benshi ubu nje kubatsaho umuriro utazima niga nta mukiranutsi n'ahana bemera amana babaye ibisuma buri wese ari kwihugiraho dira ubu umuntu ararya yegetseho ku mihanda ngo niki kiriho nuko bincakura cyangwa uri gacaho urabimbeba cyangwa ubinjangwe ubimbobo cyangwa ujye ku cyangwe dore iminsi iri gukona zangwe harurira inzira mu mifatangwe mapu ni Yesu dusange mu murwa ku mifungo iniga ntizinyurwa aho migira ntago havugwa meze nka mwarimu niririrwa ingwasi nkina n'akazi nkina na sarari niba wari unkumbuye dore ndahari nzarasa umwinjira navuye safari simba mu mwijima jala stafari definition yacu yimenya haduye yazamuye ikimbere mbere tubimenya mbere tugasonga mbere tukabadirisha kurasa ikirwerwere muri 7 tugigira twigira kubire by'abadutanze hano kazi ongera ubazayo tubyinira tuneho dukinira twagarutse hano turi class hari umunsi uzanyubaha nkaso when Jesus bless my hustle izo nkuru bamvugaho sizo uzabaze pusi duhuje amaraso uwo ntazi nashyinguye dadi akarabito mishije badi utarantumiye yakoze ibirori nangiye nkeneye ndeba umurarisha umva kwinyanza bogeza kurusha uko Subaru zongoza izo bura baby bazunguza zirimo byo tugomba gupunguza muhigame dukorere pepa vibe ni drills Justin Pepper amatiku tubonane leta bemera baze tujyane together yo kwigare ryanjye nakoreye haso biruta kebo waguriwe naso cyuya cyanjye kivanze n'amaraso ntuzambone nabyo kiyibumoso imyaka tarantu bakwa mama gemba ndigenyero n'abajama ntunguru toki nka kwanjama ni undusha ibigango ndaguhagama banzi banjye bari kwishaza kandi ibyo shaza ntibyinjiza inampara nkundu yitangiza nkaseruka nje kuyirangiza muri zose zirimo ubukaro niho tugafungira muri fight turi fast tubasanga aho murimo murabipangira ayo marozi mu kituvangira abana banyu nibo tuyasangira n'amahirwe n'amake muzagira umuriro turi kubanyagira Goriyati yari afite ijigo gusa Dawida mukura amajigo ese uribuka haduka tigo haduka abanyarirenga Vigo Generation Central Singe imbere ya Jones na Nasty C narangije umubyizi ntegereje kuwambutsa umugezi kuri rwapiyo ndabye bariga banze nk'uwicaye kuri karinga biyita bame bose ni baringa ndumwe rukumbi badoga basinga dufite plan yo kwagura rwapu nyarwanda yacumbikiwe mu marimbi yo kugarura imizigo ku ruhimbi impindura amatwari itari ya savimbi ni plan yo kwigaburira bana bagahorana ko gakoma imuhira maze y'ubugari kumba burari kubira umuntu ukundana n'ikindi nicyo umusabira monte ya none ni bombo crati yanjye ni pani gutya dutomboka kuri speaker ya makiti bomoka kuri rap sinyikora competition gususaza na gukoreraho repetition busy muri studio mu bikorwa bikorerwa abahetsi binajyo batavuga blessings ku muhuri guzukuri kose kuntu tudacika intege uko bimeze focus of course nk'abanya abahetsi byo dukora turabizi fuck byo muketse dufite plan ya fuck to the negative plan ya nyishyura mbere uvugishe nkandira kanyenyeri nkuvugishe ke umuhanda wanje no umukara ubundi ni igitaka inkoni ya kabiri ubuzira kurutaka kiyo namputse imipaka ndagatonya ngagato gapfumura umutaka hantu duteranira kirazira guseka kiza tutakuzuza mura tukagusaka hantu mbera mu binkori cy'umutima ushaka nkajya gucira ingana imbobo zanjye mu gicaka mpaka ijisho rihindutse madafaka mpava meze nk'inyambija nazihaka chaka naho utuye nk'ufatana imbaga nagarutse forfe nugucyura mpagama bazukura ariko bakabogama higama dore kuri kwiruka masigamana ugama simfuri zikama ruko wayo wanyishyuye uri gukoma ushobora kumva flow zanjye ukagira ngo ni AI nigaziguferu zica nk'imiheha kibuga batayemo pupu naje kugiheha inote nizo mpora ndehareha hudumvuka mikosa rimwe nkusura mu mbuga niyo ntaba mpari wacu kirazira kumvuga ndacyari umwe mu manigari rwiri mw'iki kibuga kabanza nakaguze kibuga bugana ngeruka yini biti nandikiye studio mbikabirije kindi ni gasopo kuri wowe wandaburije date na ducakaza studio niho hava murazo gupesa studio niyo mpamvu ku mihanda yose turiyo izini answers niga ntago muzi buriyo babereyeho kutunaniza twe tubereyeho kwirengagiza induru batuvugiriza ubuzima bugakomeza tok zabo ntacyo zivuze turi kwinjiza shara ku muhuri guri muri crew yanjye shara ku mugabo wese ubira kuya musumba zose kugashori kagukura shara usumba byose niyo tubitura kuba umugabo biva mu mbaraga zawe bigahenda cyane ushaka kwigaragaza uzumva n'abapfira mu nzira bajya gupagasa inoti zirya ryatamana kurusha imbaraga sa
ntakazi katavuna abavandimwe n'abakire mubona hari byinshi bigomwe uyu muziki dukora urimo amashyamba imbyino zateye ni band of asigisha kampa me gonna give you something new let me hit it on man ndacyabahata brand new ntawabuze impara gucuranga nubwo ntambuka ubu bugari ndaburumwanka ntako ntagize ngo ntabamenera amabanka naberetse shuwa zose muguma kubyanga rekeramo verse yanjye next thing akatapira yumva ukuntu beat njya nzikina nk'agapira spirit saint president ntacyo wazumbwira hama hamwe nkutaramire burinde bwira sina wasi ukuntu nkora kazi izi cyane kuri njye ni nko kunywa amazi kwamamara n'ibibimbi bamumbizi uzabona n'inshinzi zigize nyirandabizi tura tugabane niwe ngabimeneke uhindukira usange n'agakobwa kakamaneke ushyira agataro hasi akano gakubita imineke soni nizishira ugakongorere n'igisheke nkuko sida ari urubuto niko na fru ari urubuto ibanga nararimenye niyo mpamvu nanjye ubusigaye nera imbuto guhaga n'umwishuto niyo mpamvu zari imisoto mbihagarara na mona rurema amashoti yamanza agafata amapoto KGL niyo city bro ndi umunyaru niyo nteruro ndiba y'umutima wa Afurika iremera niho mpaneye n'uruka like easy come easy go bwami ni wabo w'ibisigo mu murwa abantu baba babizi ko gahunda ari uguhigura imihigo niko kwanda kwa gasabo niyo utabisanga mu bitabo bisabe bitambo by'abagabo n'abagore beza bibisabo ngaho cyo nkangira inzoka nyirabarazana ntutumeze inkorera bakaza munga kubariki sana kandi je ntumbareho amakosa iwacu ntihabura amata ku ruhimbi iwacu ku musozi umwe mu misozi igihumbi dufite n'ingagi mu gikari dufite igihugu kimaze kubinga gari ahantu hose security ikibi no gutwara imodoka wanyweye spirit stop smoke cigarette niba upinze tubikore debate turi ku miyoborere myiza politiki idafite uruhande rwiza turi ku bumwe n'ubwiyunge ngarukanye umwoto nk'ubu intare za sarambwe kurugutura nkubwira ibanga ry'abakambwe uwizanye ku musaraba bamureka mambwe bimwe mu byo nigiye ku ntori zirusha intambwe yarambwiye ngo ntugatinye ibitumbaraye ukeneye agashinge ngo ubibone birambaraye self reliance bituruka mu mutwe umutima ukibyemeza ni fasta ntugutwe twavuye kure kuzasubirayo neda twaserukanye umucyo batwambika imidal tubakarum cyane dukora akazi dushinzwe making sure ko imipaka yacirinzwe twashyize inzangano hasi turiyunga dushyira hamwe mu gushaka ikidutunga gukunda igihugu bituma tubaka umujyi tigira kuri ibyo sinzi yaba yigira kuki Imana itaye Rwanda niyo twashyize imbere gukora cyane no gusenga cyane byangu byemere twiyitaho mu gushaka kuhoraho twihugiraho tugira icyo tugeraho muzabaza amateka yaranze abakurambere ubwo ni basogokuruza mbere y'ubukoroni muzaperereza imbaraga zari zose ku mwumbati n'igishyimbo pona snacks n'amakaroni miranzi yanya munsi yashizanya bera bazana isukari kibirita imbunda na Bibiliya suku tuyobyango niyoboka mana bigira utugirwa mana siasa za Yesu na Maria kirizi yikura kirazira evangelina yikoreshwa mu kutwibasira yo mama Africa ubutunzi bwawe nibwo bwatumye bahemuka twarajijutse ariko banze ko duhuza bashaka ko ngo duhuzagurika nta guhuza hari byahisha ari byahishwa abanyabwenge bihishurirwa baswa iyo mitungo yabo n'imitsi y'abakene na ruswa nkunda makuru arika y'ubuyantera ubwoba uwihagarariye mbambona ububa ikorana bubingwa nako ikorana buhanga maze gusanga menshi ari ryo bazasigaho impanga note nizo ntantaro zo kuba basazi intwaro za kirimbu z'ubuziri mu kazi intambara y'isasi intambara y'ubukungu wallahi turi mu bihe bya nyuma hake Mungu mu kugabanya population baduteza indwara virusi zagera mu birabura zikarara amahugurwa n'imiti ihagarika kubyara ubucakara bushya n'isarari ingana urwara dushaka kuba nk'abo tubona kuri TV dushaka kuba nk'abo tubona muri movie dushaka kwapurika script zo mu movie niho satana dufatira kavunira mu mavi reka ngaruke kwizi social media zo mu Rwanda ziri kwamamaza ibya satani muri rubanda muco wo kudahana utera ibyaha confidence ni gute ndaye yategura press conference ubu nta munyaro ushaka kumva ibintu byubaka bashaka kumva ubujiji bwa nkayo zintera taki uburofa bwuzuye ipakinda bakatiye makaki niga nita bivuze kutarafata uzabimbaza ukuza utangiye kujya mu kibada collaboration y'imbwa n'inka ni abwigisamagwe
ucura wihenera igicu please reka imvura igwe murapero uzumva rifuraza ntumeho hari ikijumba nzaza muzaniye ashuneho nkomeje gushimangira ko ntari revo yanyu kabone n'ubwo injyana nkoro yaba inyuza umunyu mbicira rimwe nkasiga umwe wo kubara inkuru mbicura ubuzo mbaciye amaboko n'amaguru nkagenda hose meze nk'umweru v'ubukuru uzanyumva iburyo ibumoso mbone pfo na ruguru. Real nigga you got me. Urugamba nipunda kakwambura ngo The Ben yatwitse Bujumbura. Umuziki Kigali ni fire ibaze ko Israel mponya baya agahinda afite ku musaya ngomba kugaturwa na mensia nubwo ntaheruka ikiriziya ngomba kusakanyiza zigasiya ubu nje kuba tahira ikiriyo mu gihe urumvumbuye ikiriyo abatini baraneze kakakaka bimirasire y'izuba ryaka umva inkuba zikubita ngo mwapfa dora kiryo nzanye kubapfapfa rap sikeba ngo fashe vorasi hudungo mudugu darayobora niyo mpamvu basani bagikotora paparazi nabo nibagifotora ngo ni kakifungo nagukina tari ku mifungo yagarutse ku gataro k'ikibungo rufunguzo mfungura ku murongo ibwami nje kubamaramo amakode muri pare no kujugunya amakote yo nyikora kuri Baro Monte muryoherwe from nkore konte ndakomeza nkikorera banega mabi nkabihorera ndabizi ko bamaze kunyemera nanjye sinza batenguha mbabarira. Urubyiruko rw'ubu twese dushaka kubaho ubuzima burenze tugendana n'ibigezweho ubu n'iby'urukosa soni ntabirenze satani yateza akamashu urukwavu ruzazira amashu umuriro uturuka mu bicu waje gukongora abafite ubucucu duhungu twigize udukobwa two twigira lesbienne abize bakaminuza n'abisi yabasubije gardienne inkende zikomeje purap nkaho zitumva imirindi ya lion mwabicumi cyangwa 14 gitwazana n'umwuza mwambura zane cyane mufite imbere y'imigisha dufite rihinduka zero amahoro y'imbogo n'isaturisha ningwi mwishe yagira amahero interview arenze nazanye topido nubwo ibihembo babiha Dovido nanjye nabyumviye mu makorido ntandukanya na kidumu kibido bibitumanura amasuru jeep abana bashaka iniga ifite jeep rap nibyo mvuga ntago ari clip uzanyigana ufite imiti ya gripe nta munyonzi ufariki yose semeni yakora imbere ya hoho je n'impamvu batamakora bocobora gutuma batanga imihoho banyimarare bakama umusururu munsi nabaziye nzazana imvururu nanzi igikundi na kururu bici popotse nanyura amaguru sinjya nishyura vakuni nko kugururira igiswaku turatera inda bakora swapu izo nshinzi zikuye rehab ufata ingoma idafite amaribori ndadringa nkasigura ubore fasi ziryana mu bushorishori va kuba guhiza ibigorigori mena baro kuko nkubita dori si unageze mu bushorishori. Real nigga you got me. Ungiriye ishyamba bayimagiye ndicyura kuko mba niyagiye biti ndasasa nkakandagira kandi kwandika nabwo ndatsindagira ya nigga y'ibwami aho umuriro turuse niho tugana tukazimya amahero intare z'imigara zigomba kubana kuko ishyamba si ryeru iyo ubayeho utazi iby'intambara izana kwijana nkuha zeru nigo ugomba kumenya uko watandukanya umukara n'umweru kuri street ni pa nta mikino turashaka imifungo hari plan ko keji n'ibyanga tuzakomeza tukajya n'ikibungo hari kwa kuguma kuri bango turi straight turi ku murongo hari nama yahuje abaryakariho bose twambukanye Nyabarongo gusubira inyuma mahajabu ni nko kunsubiza muri rehab ku mitima yatoye uruhumbu ko manyoko nidusangiye isambu kuri rap mbikora nk'akazi drill mbona nk'inyamaswa y'inkazi mu mibare namenye mubazi beat fata nkazi sinagorye kwijuma ngo rurimo afashe iminsi kwicuma uwariye abakeneye kwituma umuzinda ashobora no kwivuma ibi bintu si nk'inka yapfuye ngo buri wese azabiryeho umunyomfo ibi bintu ni nk'imvura iguye iturutse kuri coast y'amajyepfo iyo utazi suyuha umubyizi igihe cyo kwishyura ikigira busy iyo ushaka urupfu usoma impyisi ninjye nka kurya uri mubisi. Respect my name, respect my name, all I do is peace and love nigga, respect my name, respect my name, respect my name, all I need is to survive nigga, respect my name. Kuri chapeau, kuri chapeau, nago tunganya kuri chapeau ahuzi kungana jesi hongana kuri chapeau ntago duseka nituzenjeka kuri chapeau natangiye 2014 icyo gihe nigaga S4 natangiye nkubita flow form mfite gahunda yo twinjira top 4 natangiye ibintu ari hard dukora umuziki tukiri high numva ko ibintu bizoroha none bitangiye kundoha ni boro bitera nko kuburoro byenda kuncumbikira usororo bituma umaniga yicwa na horo.
umva imbwa zikayoberwa sebuja ziramuka ariko njye simbuja ndi KGL nago ndibuja ndi consumer nago ndipusha natojwe kwitabara byoroshye kabone niyo waba wamboshye natojwe gutsimbarara hatazagira unyamburira mbarara nuko nagiye Buganda nkajya nzajya gukora umuganda niga sini Sodoma na Gomora na nubu yuzuye ibihomora nzemera mfe nk'umusamurai nabaye umucakara mu Burayi ndacyubaka izina ni Rwabugiri NY Nyarutarama Rukiri ndakiziringa ku migirigiri ni vibe bwa misigirigiri hari ukuntu nge nandika verse beat nkayoroshya nkashyira hasi niho natereye abanzi ishyari bashake batuze batera isari yo I've made a history pistori duhura wampaniye kidoru kinyitegereza mu kirori mu mboni gisimbo n'abancurira inkoni niyo naba block di ku nkoni unyangara cyicwa n'isoni nigasubiza ingabo muri Galaxy nsigaye ntuye muri Galaxy nabaye umubumbe naragutse sinsinziriye narakangutse ndi MacBooks ndi Positivo Party Home Street Festival mind yanyu ni Decapone mwibuka mpaha gasopo narenze bobo n'abakapone cyumbo n'ugurisha po nafashe indobane ngo ndobe nk'urabahungu bake mu buyobe bipaso byarababanye urusobe nisiba haswingi ngo zibanobe wowe se what was you expect icyo nshaka ni respect icyo utazimurage ndanibindi nta kigenda swear God ndi hejuru ni benshi nohereje ijuru nge nteka ibyuzura ingunguru taikun nkatira igitunguru. Yo, what's up Rwanda, what's poppin in Kigali? Ikaze mu yindi episode kandi this guy ngiye kuba hosting. He's not one of them. Ari mu league wenyine Champions League winner. Ntagajya kina competition z'abasinzi. He's one of them. He was born to win, to conquer, to take over. Umutungo w'igihugu, n'umugongo w'inzovu, n'amahembe y'imbogo. Agenda wenyine nijoro, amaso areba mu mitima na roho za music. Yitwa Zebra Rwabugiri. One of them. N'umutungo w'igihugu, nesase n'ubutaka, ne drapo n'izuba muri ryo. Ragenda nagajya shirayo. Bwatsi butoshye gikundiro cy'abanyarwanda byishimo by'abashumba bino nguhuze nawe in this one. Iyo uri kwandika uba inspired cyangwa se ibyo wandika akenshi biziri muri situation imeze gute? Ibyo nandika situation yose ndimo nshobora kubona ibyo kwandika tu. Yego. Any kind of situation. Rwabugiri ahugiye kuki kugeza ubu muri music? Kugeza ubu muri music ndi gukurikirana project zanjye of course mfite project nyinshi ziri kuraninga ama different studios ama audios ama videos ndimo ndabikora ndi kubikurikirana ku buryo muri uko kwa karindwi nzatangira ku dropping out ibintu byose ndimo ndatunganya. Umuntu witwa Kabara nkuru Icon twaraganiriye yumvikana avuga ko bushari yakabirijwe bimwe mu bintu abantu batakire neza mu kiganiro cya YouTube yakabirijwe. Yego ngo ari overrated nyine ahantu ari nago akagoye kuba hari abantu bamurusha bakaba bafite platform bushara afite bangayifasha ukundi gutandukanye ariko mbaye nk'ukubaza do you agree cyangwa uremanya ibyo Kabara nkuru yavuze cyangwa ufite take itandukanye? Nge ntabwo nakwemeranya nawe ntabwo wambwira ngo umuntu baramukabirije tu. Ibyo agezeho nibyo yavunikiye nibyo yakoreye umva nta kumukabiriza birimo tu nawe yarahasorenze byatari. Yego. Rwabugiye ujya utekereza gukora ubukwe? Ngewe njya mbitekereza mbitekereza ariko simbitindeho. Kubera iki utabitindaho? Urebye ntabwo ari ibintu njya ntabwo nabitindaho cyane ariko kubera Imana ari ipanga ushobora no kubada nshobora gukubitana na kari inyonga ikabata ntakajemo neza n'iki. Ufite umukunzi? Ufite abakunzi. Ndavuga girlfriend? No, mfite aba girlfriends benshi aba friends benshi baba girls. Ubwo uracheatinga rero? Wapi man nta muntu mfite wo gucitingaho urumva rero nago cheat ibintu byose ndi free ku giti cyanjye. Yego. Hari igihe cyageze ukumva urihebye? Njyewe sinzi ariko ndumva nta gihe na kimwe kigeze kigera ngo mva ndihebye. Nta na rimwe ndiheba njyewe ndacyari tayari.
kuba harakoranye imishinga na Rock ntige hanze cyangwa ntibigende nkuko byari byapanzwe byarakubabaje? nta kintu cyambabaje gihari. Nta kintu cyambabaje gihari, nubwo nabivuze mu ngoma ngo byarambabaje, ariko nta kintu cyambabaje gihari. Rock ari no mu bantu bankubisaga platform ka bien. Gukorana na Rock hari abantu benshi byatumye bamenya. Hari ikintu wicuza? Nicuza kuba naravutse nkaza kuri iyi si yuzuye imiro. Nta kindi. Wasanze kuba hatari byiza se? Kubera ko Imana yabonye mbikwiye, ntago navuga ko ari bibi kuko nurumva ni amahitamo y'Imana. Ariko iyo baza kumbaza mbere yuko nza ntago narikoza ndagaza. Ariko barekera isi yanyu. Ni ikihe kintu nabonye ku isi ubona kiri scary cya giteye ubwoba ku buryo wavuga statement imeze gutyo? Giteye ubwoba? Ikintu ubona gitubisa ibiha cyane? Ni abantu nibo bateye ubwoba, ni nabo batuma isi ibiha, ni nabo batuma iryoha. Badahari si ntago yabihari. Abantu ni abagome, urumva, abantu ni abagome, abantu ni abana beza, biterwa tu. Hari umuntu ari bwakugirire neza bikagutungura? Ari bwangirire neza bikagutungura? Umuntu wangiriye neza bikantungura? Wapi, kereka mere kereka mama wanjye. Mama wanjye kuva namenya ubwenge ibintu byose birantungura. Urumva niwe wabaye in charge of me for a long time. Urumva we niwe muntu wenyine ujya unkorera ikintu kikantungura. Ibindi bintu mu maso yanjye ni ibisanzwe. Uheruka kurira ryari? Njyewe? Yego. Nshobora kuba mperuka kurira bankubise kera mfite nk'imyaka nk'irindwi. Yego. Nshobora kuba aribwo mperuka kurira. Ni akahe kazi kagoye wakoze? Akazi kagoye nakoze? Ni ukwinjira muri music industry. Iyo udakora music wari gukora iki? N'ubundi ibyo nari gukora nabyo ndabikora. Iyo nakora music, ndi umu engineer of course. Urumva nakomeza na construction things zanjye, ndanashushanya, kabaye ndi umu artiste. Ariko ndashima Imana ko na music nyikora kandi nta kibazo mfite ku giti cyanjye. Umukobwa ni umuntu usobanura gute kuri wowe? Umukobwa ni umuntu usobanura gute? Umukobwa ni umuntu usobanura gute? Umukobwa ni umubyeyi. Umukobwa ni umubyeyi, urumva abakobwa nibo batubyara. Niyo mpamvu ngiye ku giti cyanjye abakobwa mba icyubahiro mbagomba, nkabaha n'agaciro mbagomba. Ku giti cyanjye nta kibazo ngirana n'umukobwa runaka cyangwa n'umubyeyi uwo ari we wese. Indirimbo izakurikira izaba ari single cyangwa uzaba kumwe n'undi muntu? Nzaba ndi kumwe n'undi muntu. Irasohoka ryari? Irasohoka mu mpera z'uku kwa gatandatu. Yego. Niye myenda utakambara? Imyenda ntakwambara? Yes. Uri kuvuga ngo imyenda yose umuntu w'igitsina gabo yakwambara nanjye nayambara. Uheruka kurota ryari? Uheruka kurota ryari? Kurota? Na nijoro narose wana. Ejo nararo. Iyo ndaye ndi soba ndara ndotaguzwa. Iyo ndaye ndi soba ndara n'utuzozi twinshi cyane, nimba ari n'utuzozi, inzozi nyinshi. Iyo byagenze gute? Nyine iyo ndyamye nta kintu nakoze, ntananiwe, nta n'akantu k'agasururu nashyizemo, nshobora kurota nk'inshuro 3 mu munsi. Kandi akenshi ngewe iyo ndose ibintu nkabyuka mbyibuka biraba. Urugero rw'ibyabaye? Nk'ibyabaye, hari umuntu narose yapfuye hashize iminsi 2 arapfa. Imana imwakire mubaye. Ubirota arabimubwiye? Narabimubwiye agira ngo ni brag. Narabimubwiye agira ngo ni brag, arambwira ngo nshobora kuba nasinze. Ariko ndamubwira ati bro, trust me, I saw you, nakubonye ukora impanuka. Nyuma y'iminsi 2 arapfa. Yakoze impanuka? Yiyahuye.
sinimanuka none yamutwaye namubwira ati Imana iwe nabonye ukora impanuka arangatereka reka sha sinzi ikibazo cyaje kumubaho mu masaha atarenze 48 afata n'umwanzuro wo kwimanika. Yimanitse watekereje iki? Ntago mbizi tu yasize kandiko ko ageneye umukobwa yakundaga nyina nyirabukwe ibintu nk'ibyo nyine. Nari nkubajije nyine we yiyahura we watekereje iki? Njyewe of course nari nabibonye nagiye ku kiriyo nyine nkiraraho nk'abandi turamuherekeza. Niki wabwira abantu tugana ku musozo? Ikintu nabwira abantu support hip hop first of all, supporting umuziki nyarwanda ibintu bigenda biryoha. Banyita Rwabugiri Zebra nyine support yanyu impande zitandukanye abahuriga banje ahantu hose bari abahungu ahantu muri hare hose wherever mu kazi mu tuvumo home aho ari hose no don't forget to support Rwandan hip hop.